Ikaze bavandimwe, ikaze bakundwa, ikaze nshuti, kandi ikaze kuri mwese mudutega amatwi, mwebwe mwese muduha umwanya wanyu tukaganira. Ikaze mu nama y'ubuzima. Inama y'ubuzima ni ikiganiro cy'ubuzima kigamije gukangurira abantu kwita ku magara yabo. Ni ikiganiro kigamije gukangurira abantu kwirinda indwara, kuko iyo twirinze indwara hakiri kare mbere y'uko ziza biradufasha kandi birahendutse, nta nubwo bitwara umwanya, ariko kwivuza birahenda ndetse bidutwara n'umwanya. Niyo mpamvu rero iki kiganiro ari ikiganiro cy'ingenzi, kuko tuzarebera hamwe byinshi twakora kugira ngo twirinde indwara, tugire amagara meza, tugire ubuzima bwiza. Kuko nababwiye rero, turarebera hamwe itegeko rimwe mu mategeko umunani y'ubuzima. Iri tegeko turi bwibandeho uno munsi ni umwuka no guhumeka. Akenshi duhumeka umwuka oxygen. Oxygen ni umwuka duhumeka twinjiza, carbon dioxide ni umwuka duhumeka dusohora. Iyo urimo uhumeka winjiza, urimo kwinjiza oxygen. Wahumeka usohora, ukaba urimo uhumeka usohora carbon dioxide. Umwuka rero ni ingenzi ku muntu, ndetse ni ingenzi no ku bikoko Imana yaremye. Ni nayo mpamvu dukwiriye kwita ku mwuka duhumeka, ukaba ari umwuka usukuye. Uyu mwuka rero wa oxygen ni umwuka tubona mu bidukikiza, ibiti. Ariko nanone uyu mwuka, uyu umuntu arwaye akajya kwa muganga mu gihe yagize ikibazo cyo guhumeka, ashobora kuwumuha, bakamuha bakoresheje imashini zo kwa muganga, ama oxygen machine. Uriya mwuka uba uri artificial. Ariko uyu tuvana mu biti, mu bidukikije, ni umwuka natural, ni impano Imana yaduhaye.